Ikiryo cyatobotse murabibona. Yewe ga corona, yewe ga corona, yewe ga corona we. Corona we. Ya nitwa Eric Senderi International Hit. Ya ndasuhuza abafana banjye, ndabakumbuye cyane ariko reka tubanze dusenge. Abankurikiye reka tubanze dusenge, dufatanye isengesho. Nyagasani mwami Imana, nongeye kukwereka u Rwanda, nongeye kukwereka abanyarwanda, nongeye kukwereka Afurika ndetse n'isi yose muri rusange, kugira ngo turinde iki cyorezo cya corona. Iki cyo ntazi cya corona cyateye isi ititeguye. Nyagasani mwami Imana, hagarika uyu mudayimoni satani waje kuri iyi si kugira ngo atwangiririze imigambi y'umuntu yari afite buri munsi, umuntu ku giti cye. Nyagasani mwami Imana, tukweretse abarwayi, tukweretse abayirwaye, tukweretse mwami Imana n'abari mu kato, kugira ngo ubarengere, ubahumurize. Ijambo ryawe riravuga ngo ukwizeye ntacyo yabura. Nyagasani mwami Imana, ni muri aka kanya nkweretse abo bose corona yagizeho ikageraho ikabahungabanya. Tukweretse mwami Imana abanyeshuri bari mu biruhuko, tukweretse mwami Imana abantu ku giti cyabo bibereye mu ngo zabo, ngo basange ubarengere, ubahumurize. Nyagasani mwami Imana, ubashakire icyo kurya. Ibyo byose mbyambaje mu izina ryawe Yesu, amen. Ubu rero nibereye mu rugo, ndi guteka amazi mbere yo kugira ngo icyo nkora mbanza gukaraba. Abafana banjye mukeneye kumenya uko meze neza, n'abatari abafana banjye. Aha ni mu rugo, iyi ni ghetto mba nibereyemo. Wakibaza uti se biba bimeze bite? Iyi corona yadutesheje linye. Ngiye gukora indirimbo aka kanya, noneho bitumye njya gukora indirimbo yanjye genyine. Indirimbo ivuga ngo corona twagufatiye ingamba ntabwo zigoye. Ingamba ni isuku. Karaba intoki, ukarabe neza cyane witonze amasegonda 40, ubundi wirinde gukora ku munwa, gukora ku mazuru, gukora ku maso. Ubundi wibuke aho utakarabye n'amazi, ushaka alcohol nziza ifite ubuziranenge. Ubundi duhangane na corona. Tugiye guhangana. Reka nsohora indirimbo, ariko ndabasaba kuguma mu rugo. Abafana banjye ndabasaba kuguma mu rugo, ku buryo iki cyorezo kitazagira kigeraho kubera kwanga kumvira amabwiriza ya leta. Gahunda za leta tuzikurikize, tumenye ibyo abayobozi bacu badushakira ni byiza. Wowe rero muturanyi, aho mudugudu, aho mutuye, wirya wenyine. Kandi urabona ko na leta noneho yashyizeho gahunda yo kugaburira abatishoboye. Mumpera amashyi leta yacu y'ubumwe, mumpere abayobozi bacu amashyi kuri iki gitego batsinze cyuko umunyarwanda atazongera atakicwa n'inzara kubera iyi nsenzi ya corona. Uyu muginga wa corona turaguturumbura hano mu gihugu. Ugendewe corona toka. Rero turaho tumeze neza. Tuba turi kwiyegeranya. Umuntu araryama akabara parafu, akareba, akazenguruka, kanga agasubira muri salo. Wagera muri salo mana yanjye ukicara, ukicara byatara, ariko ku buryo
ubura ahantu ujya ugakata ahantu hose, abantu ukajya ahantu hose ugasanga wapi. Urumva ya abafana rero banjye ndabereka aho ni mu rugo meze neza. Umuntu aracyarya, unataye ibiro byinshi cyane, maze guta ibiro byinshi kubera insenzi ya corona. Dukora amatize menshi ya nkumbuye kureba mu mujyi, nkumbuye kureba nko kwa Rubangura, nkumbuye kugenda mu mujyi, nko mu mujyi wa Kigali wubatse, nkatembera harya kuri Marriott, nkatembera kuri convention, nkatembera yana nko kuri Stade Amahoro i Remera. Umva ndi kwibaza uhameze hate. Turangije gukora siporo sasa. Ayo matize wayabonye, ndasaba abantu bose bankurikiye kumenya gukora siporo nka gahunda ya leta yadushyiriyeho. Iki cyorezo kitaraza ukayikora siporo, ukayikorera mu ngo, mu rugo iwawe, ariko ukibuka isuku ahantu wogera mu kanwa, sibyo? Warangiza ukayikorera isuku, ugakora kuri toilette neza, warangiza ukagira isuku ahantu hose, ukaba ufite amazi, urumva, papier, warangiza ugakurikiza gahunda nziza z'igihugu, urumva. Ubundi nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.